ya très Wasili Wasili Tangaza umuntu uri kuhanga bw'ibyuma akaba yagacuranze niho ntandukanira n'abandi ntabwo ayizi abo ntekereza ko DJ uri ku buhanga bw'ibyuma ashobora kuba aziye akaba yagashyizemo n'abaturage bakakanyunyira Wasili Tangaza iyo ndirimbo yo hana yaramamaye ugeze abantu bakuririmba Wasili ngaho utangariza abareyo utangariza abakeba mu minota mike mu buryo bwiyubashye bw'icyubahiro ariko kinyamupira hanyuma tukure kugenda icyambere bari kukwereka hariya icyambere cyo kubwira abakunzi b'ikipe ya Rayonsport merci beaucoup mwarakoze cyane kuba mwarahisemo gufasha ikipe ya Rayonsport muri ibi bihe yari bakeneyemo cyane sezishize byari byiza cyane ku kibuga twarababonye ariko noneho tugeze ahantu tubakeneye kuruta muri iyi gahunda y'ubururu bwacu agaciro kacu turabakeneye cyane iminsi 3 miliyoni 13 ariko turacyafite urugendo rurerure rwo gushaka miliyoni 100 hasigaye miliyoni 87 wowe niba waranabikoze ongera ubikore kuko Rayonsport wifuza yayindi komeye yayindi tazahura n'ikibazo icyo ari cyo cyose yayindi renzi champion y'u Rwanda wabigiramo urari kugira ngo tuyubake tanga amafaranga yawe ugura uwo mukinnyi wifuza ko yagutsindira nyine nutanga igiceri cy'ijana guguza umukinnyi w'igiceri cy'ijana nyine nutanga 5,000 uguza umukinnyi 5,000 niba ukeneye umukinnyi umeze nka Bing Bello tanga amafaranga yisumbuye kugira ngo bize gukunda ariko rero ndatanga ubutumwa kubakeba twagiye ku isoko twebwe twagiye ku isoko tujya guhaha Mohamed Cheri uyu turamugereranya n'umuti w'amaso abafana twabafungura imyitozo ku munsi w'ejo turashima Imana ko n'uyu munsi iraza kubifunguye turashima Imana ko kwinjira nangaho turarengaho uyu munsi nari mbonye ubutumwa bwa Irambo navuze yuko uyu munsi kwinjira uyu munsi barakina deka ikipe A barabona abakinnyi batsinda ibitego ni match n'abasifuzi barahari hagati ya ekipe A na B kugira ngo umutoza yimworohere kumenya ngo hari abasezererwa hari abari bamaze iminsi mutoza bigarutseho yego yarabivuze ejo muri interview so kwinjira uyu munsi ni 2,000 ahasanzwe ndetse ni 5,000 muri VIP yego baze rero duhurire hariya ejo nta kintu babonye n'amafaranga ngahe 2,000 ahasanzwe ni 5,000 muri VIP ubwo ni kuvuga hamwe hejuru baze twihera amaso abo umutoza yirukana tube twarabyiboneye komeza utangaza icyo narindi kuvuga ni iki rero twagiye ku isoko tugenda dushaka karite z'ibyo dukeneye turashima Imana ko ku munsi w'ejo abantu 80 bakiza amaso kubera Mohamed Cheri urana umuti w'amaso kuza kumureba gusa niba udafite n'amafaranga ajya akujyana hariya bishenyi biroroshye ko ushobora kuza urwaye amaso bya bindi byoroheje kureba Mohamed Cheri by'ubwabyo byonyine no muti w'amaso ni ibintu byiza ububonye hanyuma rero ndatanga ubutumwa kuri Super Coupe twagiye ku isoko mutureba twigira muri Tuniziya tuzana umuti w'amaso aho kudukurikiza namwe ngo muzana umuti w'amaso ngizanira umuti w'amenyo Jesus no kuri Super Coupe mbabwiye hakiri kare bo bazanye umuti w'amenyo baravuze bati ko 11 ari abazungu ngo natwe reka tubigane bana ngo dushaka umukinnyi ngo ugira atya barahubutse akubitana n'umuhungu wize kuba garisodoneri mu bukwe ka Vestina hano ni Vestina cyane Dorcas ubwo ni Vestina na Dorcas ubwo umwe muri bo abaraje bamubonye ati umuntu nyamara yagakiye Vestina nawe Drogo baba bashizemo umuntu bashaka kuvuga ko abantu bose basigaye birirwa baseka gusa bashaka kuvuga ko umunya Burkina Faso APR yasinyishe ngo yaje mu bukwe kuba garisodoneri wa Drogo cyane rwose simenya ko bivuga ntabwo mubeshi kuki batarabafungurira ngo mujye mu myitozo niyo wise umuti w'amenyo kuki batarabafungurira ngo mujye mu myitozo uzi impamvu Lorenzo baracyaguraguza ngo bamushakemo ikizi icyo ari cyo cyose erega ni nayo mpamvu bifuza gukina na Gicumbi kuko ubwo duheruka twabambitse ubusa isi yose ireba 3-0 ariko biranoroshye baritabira amarushanwa mpuzamahanga njye ni message yonyine ibindi gutanga nta muntu ujya bikurura Rayonsport ku gikombe naho barabitswe ikintu kimwe Super Coupe ebyiri tumaze guhura nazo iyabereye Urubavu 2-0 byihuta cyane amatara arazima iyi Nyamirambo tuyishyira ku manywa ntawe ari buza n'ubwira kabiri 3-0 byihuta iyo muri stade Amahoro rero twatanze option ni imwe ishoboka mbere yo gukina na Rayonsport twebwe dufite umunsi w'igikundiro tugomba gukinamo na Yanga ikipe yageze kuri finale ya Confederation Cup twaborohereje turabaha Rayonsport B Rayonsport B kuri Super Coupe nta kibazo be kuyisubika be gutinya turabaha Rayonsport B kuko Rayonsport A
ibyo iri kwitegura birenze ibi. Young Africans kuko turi kwitegura kujya muri Confederation, turashaka gukina n'umufinaliste. Ntimuramenye umunsi wa nyawo wa Rayon Day. Vuba cyane turaza kuba amatariki kandi azaba ari amatariki abanyuze yo muri uko kwezi kwa 8 tugiye kwinjira. Abanyarugaje batangaje za ndani itariki yayitangaje, reka tuzibahe. Biri confirm dutegereje ko Rayon itangaza confirmed. Iri confirm murayibona vuba. Kamanze mvuge za ndani za Rugaju basanga ari zaba confirmed bari kuri Radio Rwanda bayimenya hakiri kare. Ashaka gusanga yabivuze graphic iri gukora. Rugaju yavuze ko itariki 15 z'ukwezi kwa 8 kuri Assumption ari umunsi wa Rayon Day ari bizakina Young Africans kuri Stade Amahoro. Kuri Stade Amahoro. Hanyuma Wasili ngewe ejo ntabwo ninzi ko ngenda mu YouTuber mukuru ko ngira YouTube imaze igihe cyane. Ntabwo ninzi ko rwose uzakora channel ya YouTube utabanje kungisha inama umubwire uko bigenda, ariko it's unbelievable uburyo watangiye YouTube umva igomba gutera imbere yo gutangariza utambajije, ariko ndakwabariye. Urakoze kumbabaza kandi uko yitwa nanjye umutima wanjye numvishe ngusabye imbabazi. Wasili Tangaza ko ari ndo yisa kwiyitirira se komanda. Wasili Tangaza kamite ngo subscribe nonaha yikore rwose ndayikoze. Channel itangiye ryari? Ejo saa 6 n'igice. Wahereye kuri 0 cyangwa waguze 0? Bivuze ngo niruzuza amasaha 28. Yego. Bagufasha so gasohoka nifite abantu 10,000 ndabakeneye rwose. Reka tumuhe abantu 2,000 yuzuye 10,000 mushake Wasili Tangaza muri Wasili mumukorere subscribe mushimishe ko yarabashe nanjye ndi mu bantu kandi ngende umunyamakuru natwe abanyamakuru Wasili yadushimishije pe. Wasili ndibuka turi Rubavu mutsinda Itenseo waduhaye show nari nanasaraye burya waduhaye show wasaraye urimo uragenda nk'urusamagwe mu kibuga. Wasili mubare abareyo sinabareyo gusa ko buriya uribuka mu bya Rwanda Premier League. Ngewe nifuza ko nubwo nyine ibihembo bitari binashamaje mu bijyanye n'imitegurire na twe twicaranye biriya bihembo bya Rwanda Premier League umupingayi cyane kimwe ntago n'umupingayi, ariko ibintu bitameze neza ndabivuga rwose. Nta muntu mba nkeneye kubanza gutanga excuse mbere yuko mvuga ibintu bitagenze neza. Biriya bihembo ntago byari ku rwego rwiza mu by'abantu bahembwe n'abantu bahembwe. Hari ibintu byinshi twanenze muri bihembo bya Rwanda Premier League, ariko nk'igihembo cya MVP kuzana Ballon d'Or binanditseho Ballon d'Or ya Pirate ushobora gukora creative tukazana igihembo kiri unique cyihariye byari binanditseho. So hari ibintu byinshi twanenzemo hariya, ariko mu kintu cyatumye Rwanda Premier League iryoha ntabwo ari umupira twabonye mu kibuga, harimo na hype yawe na Jangwani. Ariko hari igihembo kiri special mwagomba guhabwa, ariko nka Jangwani ukabibona ko nubwo duhypinga twese ukabona ko hypinga kumurusha. Ibyo ni ukwitera icyotezo, ariko nibura nemera ko muri mu bantu baryoheje Rwanda Premier League. So iyo neza nayo kukumvisha uko ubuzima buryoshye ntabwo ari inshingano z'abariyo gusa n'abakunzi ba pera, abakunzi barahago muri rusange bakugomba mu by'ukuri respect, kuko biri mu bintu twari tumaze igihe kirekire tudafite muri shampiyona tugeze tugira mu myaka yashize. Harimo ibindi bihugu byadutanze abantu bahypinga shampiyona ukumva biraryoshye mu by'ukuri. Icyo cyotezo nawe gitware urakimpaye ibintu byiza babikwerekere no kuri YouTube yawe. Njye yaramemukiye reka nuvuga ngo yatumye umuhungu wanjye atangira ubundi yajyaga kuri YouTube agiye gushakisha utuntu twa tente two kwiga rimwe urabona hari sinzi imashini twe turangije akora video ari kurya ubugari urayibuka cyane na Fantasy DS yayivuzeho ejo bundi yayivuzeho atira muhungu ubuza kurya ubugari muri stade atirabije kweri umva kugera gushyushya Rayon ku buryo mu bintu Afashe DS avuga abigarukaho kira ni ikintu kiremereye bivuze ngo wakoze ku mitima y'abasportif urabaryohereza cyane vraiment ni ikintu gikomeye cyane avugaga no ntashye urumva mama yaramubwiraga ati uko yamurebaga nawe akamubwira ati uriya yitravaye avec papa no ndatageze mu rugo nsanga nagara aryama ari muri weekend ngiye kumva papa est-ce que tu es sûr est-ce que tu travailles avec un homme comme ça? D'ailleurs, c'est comme il dit. Il est fou. Il dit ça. Umwana aragisesenguye. Umwana aragutukana kwa ngo umuntu ni fu. Kwa ngo nyine ewan. Ngo ni igisazi. Yavuze ejo bundi. Yuko ari ibintu bidasanzwe. Crazy. Kumva umuntu ari kurya muri stade. Yigeze kuzana matera araryama n'imisego muri stade. Imvura yigeze kumunyagira abank'umushu
kuyizana ndavuga Wasili kuri match ya polisi nanjye mu bintu bya mbere bishira mu rugo nkabimenya internet ye yashize arambwira ati je vois pas Wasili leo Wasili kakanya ndakubwira ko amaze kwiyongera abantu bakaba igihumbi kuri channel yawe ndabyishimiye cyane bayimenye twibutse ko ari Wasili Tangaza no Tangaza azatsinda ibitego 20 nibigenda neza 25 minimum ibice bishoboka ni 20 ibyinshi bigenze neza ntavunike byaba 25 uremeranya na statement ya Shabiba. Icyambere ndabanza guha warning abadefenseri bari hano mu Rwanda mufite kongera imyitozo. Uyu mwataka agera mu Rwanda hari uburyo iyo uje usanze abandi bamaze ibyumweru 2 batangiye imyitozo, hari uburyo bigusaba ko ugomba kubanza kujya ku ruhande kugira ngo ukacinge up, ubanze ugere kuri level abandi bariho. Afahame Aprfc ku myitozo yabanje guha ikaze Shadrack, aramubwira ati ngwino banze ujye ku ruhande mbanze ndebe urwego uriho. Akabona speed abandi bagenderaho, Shadrack ameze nk'umuntu ushaka kuyikuba ahubwo. Byabaye ngombwa ko umunsi wa mbere Bing Bero yinjiye mu myitozo yahise ahabwa ikaze mu myitozo y'ikipe ya mbere. Wow, umunsi wa mbere wiwe wa mbere nta kugeragezwa nta bindi bintu. Acinjira bwa mbere mu nzove. Imyitozo iri physique bakoze yagendeye ku muvuduko umwe n'uw'abandi. Hari n'abantu bari bamuri inyuma kandi bamaze ibyumweru 2 barimo bakora. Akakubwira ko we akimara kumenya amakuru y'uko aje mu Rwanda yakoze ubushakashatsi kuri Rayonsport. Ni ikipe imeze ite, ni ikipe y'abantu bakunda iki, ariko akanabifashwamo n'umuhagarariye yamusobanuriye Rayonsport icyo ari cyo n'iki bikeneye no gutsindira igitego Rayonsport icyo bisobanuye. Igitego kimwe watsindira Rayonsport, manager we yamusobanuriye icyo gisobanuye gutsinda icyo gitego kimwe gusa. Nta mwitozo ntumurangira adatsinze. Karikeza yamaze gushira ku Nyarwanda kuri YouTube ngo compilation ngo reba ibitego byiza bya Shadrack Bing Bero amaze gutsindira equipe ya Rayonsport. Uwo n'umukinnyi umaze icyumweru kimwe mu Rwanda utarakira umukino n'umwe uri official. Wasili iyi compilation y'ibitego Karikeza imaze kurebwa n'ibihumbi 50 kuri YouTube, abari 50. Amaze gutsinda ibitego bingahe mu myitozo. Kuki byakomeye nk'atari imyitozo amaze gutsinda ibitego nka bingahe. Hari abantu nabonye bari kuvuga ikintu gifite na logique. Bavuga bati arimo aratsinda mu myitozo. Yes, ari gutsinda mu myitozo nibyo ari gutsinda mu myitozo, ariko afite ibimenyetso bikwereka icyo arimo arategura muri iyo myitozo arimo aratsindamo. Ariko icyo mbaza aratsinda cyane, atsinda ibitego byinshi ntabwo najya ku myitozo ari muri uyu mukinnyi cyane mu myitozo. Rega ngubwize ukuri Lorenzo, ibi si bya bintu byo gukabya ukumva ko nagabanyije nijwe, nta bintu nta troll nyinshi ndimo ndashyiramo cyane pe. Uyu mukinnyi baganira nk'imfura ari mu bakinnyi bamanutse mu myitozo y'ikipe ya Rayonsport ku buryo nshobora no guhamagara n'u Rwanda rwose rukaza kumureba. Afite amasomo menshi arimo aratanga. Uramubona uyu munsi nk'uburyo nge namubonye mu myitozo ya mbere, twamubonye turi bake ko imyitozo yari ifunze. Yego, imyitozo yiwe ya mbere yatsinze igitego afashije ikipe muri build up. Ikipe ye yatangiriye muri equipe B ya Rayonsport nibwo yarakiza. Hari abakinnyi mutoza yatangiye gutegura 11 babageze kure, hanyuma bo yatangiriye mu ikipe B. Akiza iyo equipe B yararimo yafashije muri build up, ageraho ikipe itsinda igitego ayifashije muri build up. Turakina inde tanta remise bava mu kibuga hagati remise ahereza umupira umukinnyi uri ku ruhande witwa Asanana, aramwereka ngo nshirira baro hariya, aragenda yisanga muri box yerimina umudefenseur atsinda igitego. Unbelievable. Urebye nk'iyo work rate y'ubwayo yonyine iranyibutsa neza ukuza kwa mbere k'umuntu witwa Forunganye. Nenge guhita nkikubaza, Forunganye yagusanze muri Rayon, waravuze pe Wasili trust me, waravuze uvuga n'ibyo hazaza. Icyumweru cya mbere cya Forunganye muri Rayon kuko yaraje uravuga uvuga na Kasongo yihwa. Icyumweru cya mbere cya Forunganye muri Rayon n'icya Shabiba muri Rayon ubigereranya gute? Ni page zisa.
ngo mufite undi foro nganye arteri foro nganye arteri ni kilatini mufite undi foro nganye. Umutoza w'ikipe ya Rayonsport aganira n'abayobozi yabasabye ikintu kimwe, systeme nshaka gukina nkeneye aba striker babiri. Aba babiri bafite karite zimeze gute, bose babe bafite urwego rw'uko bashobora kuba bamfasha muri build up. Ikintu cyumve babe ari babataka bataraba maradrua wamwata kuhagarara muri box gusa ngo ategereze barize kumugeraho abone gutsinda. Oya, njye nkeneye wamwataka uri buze guhagarara mu kibuga hagati ku buryo contre attaque ashobora kuyubakana n'abandi bakinnyi batatu bakagendana, igitego kikaba cyaboneka nawe bimuturutseho. Ibyo foru nganye yarabikoze. Abantu baze kwitegereza igitego cyo kuri Vision, baze kwitegereza igitego Rayonsport yatsinze ikipe ya Kiyovu, baze kwitegereza afite ibitego bigera nko muri 5 yatsinze afashe ikipe muri build up. Rayonsport byayifashe umwanya munini kugira ngo hari n'abataka benshi twe dufite ku meza. Mwarabyumvishe Rayonsport yagiye mu biganiro n'umwataka wo muri Uganda witwa Ivan Ahambisibwe. Twarebye dusanga iyo karita atayujuje. Hari abataka benshi baganiriye n'ikipe ya Rayonsport, ariko byageze kuri level y'uko ikipe ya Rayonsport yemera guspendinga ibihumbi 30 by'idolari. Nubwo mbere Rayonsport iguze umukinnyi uhenze kuva yitwayo ibihumbi 30 by'idolari, ravuga ngo turahebye kugira ngo tunyure umutima wa Fahami ya Rotifi. Niwo bariyo tubanze tuwunyure. Ninjiye kuri Wasili rero, ntabwo ari wakamugezeho Wasili buruhutse aho narindi kuri Lorenzo. Reka twemera nshimiye Imana utava muri studio Matici ko abayanditse wandetse nkivugira, wajya ureka nkivugira kweli. nari imbaraga zawe uko zingana. Ngaho nimuzanira amazi rero niba naruhutse. Reka Matici twibwirire. uvuga ngo hano uhagarariye abafana ba Rayonsport bose, ubundi Wasili mufata gute? Nta bintu ababeshya like ibintu byose abavuze mwumva ari byo. Reka nihere ngiye ku giti cyanjye mubabeshye nge sindi kuko ibyinshi ibyo avuga ibyo akora akenshi mba mbireba. Abantu bavuga ko yababeshye reka nshyire akadomo nagaba. Nawe uremeza koko nabizi kure imyitozo mufite utahiza muri ku rwego rwa foro nganye wundi mwazanye mu Rwanda. Ahubwo ngiyewe ndabivuga bitandukanye n'ibyo. Uyu mwataka imyitozo y'itatu ndayirebye narayibonye. Yego ari hejuru gato ya Faringanya. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo match ebyiri akinnye, ni ukuvuga ko akunda abakinnyi barimo gukora deka, bamara kwikora deka umutoza agahita amukura muri ekipe imwe akamushyira mu yindi. Ekipe zombi A na B aratsinda. Wow. Nejo niba mwarabibonye barimo gukora, yaravuze igitego cya build up match ejo aka match bakinyemo gatoya. Ni umupira bamutereye baro ndende yari ivuye ku mudefenseri Fabrice. Irenga abadefenseri arayirukanka anayijyana mu mpande, arubaka umupira ugaruramo hagati, agarukamo hagati, isubira kwa Serumogo ayikata centre akora pere yayo nanone. Wow. Ayitsinda free abadefenseri bataramenya niba yagarutse. Abari ibintu bari kubyumva. Sibyo? N'umwataka twaherukaga ngendeka mu bwizi ku n'umupira w'i Burayi. Naheruka kubona umwataka ushobora gukora igitego apana abafinish gukora igitego agaza kugishaka hagati akubaka umukino mpaka agezaho afinishing. Nabirukaga kera. Wow. Nabirukaga kera. Reka mbafashe gutya, reka kubanga ibyuma tuzamurira umutoza Fami ya Lotfi boss wacu abanza duhe isura y'ikipe. Bismillahirrahmanirrahim. Ça fait à peu près de 2 semaines, c'est maintenant 2 semaines à peu près. Pour ndashimira Imana n'ibyumweru bibiri bishize dukora imyitozo turimo kwitegura. Rero iminsi irimo kwihuta umunsi ku munsi, twatangiriye ku muvuduko muke, gusa ubu tumaze kugira abakinnyi bake, gusa nizeye ko tuzagira kwitegura byuzuye 100%. Gusa ubu ndashima Imana dukeneye abakinnyi bakeya, kandi nizeye ko kuwa mbere tuzatangira gukora neza. Yego hari abakinnyi bagomba kuza, hari n'abandi bakinnyi babiri bazaza, hari abakinnyi bakina neza bazaza, hari abanyamahanga babiri bazaza, ndetse n'abandi banyarwanda bazaza nibo tuzakoresha muri uyu mwaka w'imikino. Abo bakinnyi babiri bazaza b'abanyamahanga reka tubagire ibanga ndetse n'aho bazakina. Gusa icyo nzi cyo nuko tuzasinyisha abandi bakinnyi babiri b'abanyamahanga, kuko ubu turacyari mu biganiro, rero ibintu byose biracyari mu ibanga. Ubu muri Rayonsport turimo kugura abakinnyi bagize umwaka mwiza, kuko narebye Rayonsport uyu mwaka washize, narebye aho yagize intege nke, nakoranye n'abayobozi tureba iki kipe ikeneye. Rero ndahamya ko twabonye abakinnyi beza bo gutangira uyu mwaka. Dufite intego zacu zo kugira mu matsinda ya CAF Confederation Cup, kandi twizeye ko tuzagera mu matsinda. Et quand vous avez notre objectif dans le Confédération africaine,
on doit partir pour les poules, Inch'Allah. Ils sont encore dans le test. hari abakinnyi bakiri mu igeragezwa ubwo bazabimenyeshwa, hari abakinnyi bagomba gutegereza imikino ya gicuti kandi hari n'abakinnyi bagomba kwirukanwa ejo kuko turatangira gukina imikino ya gicuti hagati yacu. mpamya yuko ejo bazagenda, tuzagenda tureba n'uko bitwara kuko hari abakinnyi ntazi nubwo hari abo nzi. rero ntegereje imikino ya gicuti ngo ndebe urwego rwabo, nkeneye kubabona bitari mu myitozo ahubwo mu mikino ya gicuti ndetse no mu mikino izwi, ariko biratandukanye. abakinnyi bose bari beza mu myitozo, gusa hari n'abashobora kuba babi mu mikino ya gicuti. rero tugomba kubyitaho byose kuko ntabwo dukeneye gufata abakinnyi batazafasha Rayon Sport muri uyu mwaka. Ça diffère. Parfois, un joueur il est bon dans l'entraînement, il est mauvais dans le match amical. On doit prendre une grande précaution pour ne pas prendre des joueurs qui ne vont pas aider Rayonsport.